Iyi ni Peace Music TV nk'uko musanzwe mubimenyereye. Ninjye usa naho kurikirana ibikorwa bya Peace Music TV, tugenda dukorana n'abantu bagiye batandukanye, abantu bo hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze nk'uko mwagiye mubibona kuri channel. Umuntu utarakora subscribe ndamushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibindi bigiye bikurikira azagende abibona gatanu kuri gatanu. Noneho wakwibaza ngo naje mu buhe buryo ahangaha. Ntabwo ari ibintu byinshi nje kuvuga, ariko ndaza kuvuga ku bintu bikeya kandi by'umumaro kuri twe twese, kugira ngo dukomeze gukora neza kandi dukomeze gukora ibintu bifite gahunda. Mumaze iminsi mubona tugenda tubaha content zigiye zitandukanye, indirimbo akavangamo movies ziri drama nk'uko mwagiye muzibona ahangaha kuri channel. Ndashaka kubamenyesha ko mu minsi iri imbere tugiye tuzahindura amazina ya channel. Tugiye kuzayahindura, ibirango bya channel bigiye kuzahinduka. Ubwo abazabona byahindutse mutazaza kugira ngo ni indi channel, ahubwo ni aracyari yayindi ni ya channel yanyu mukunda, ntabwo ari izaba yahindutse, ahubwo ni amazina azahinduka bitewe n'uko hari content nyinshi tubafitiye tugiye kuzabaha zidusaba guhindura amazina ya channel. Muzajya muzikurikirana ahangaha. Rero abakoze subscribe mwafunguye notification kugira ngo mujye mwakira update za channel, kugira ngo icyo dushizeho cyose ukibone. Ndanabashimira cyane, ndanabashimira. Mu minsi iri imbere tuzagaragaza imibare y'abantu mumaze gukora subscribe kugira ngo namwe mubimenye. Ibintu biri kugenda neza dukurikije uko twatangiye. Byari ibibazo twakoze mu buryo bugiye butandukanye bikomeye, ariko byarakunze. Ubu ngubu turi ku rugero rwiza kandi dukomeza kubashimira ubufasha bwanyu. Muri kudufasha cyane. Abarundi ndabaheraho mbashimira kuko hari ibintu mwakoze biranshimisha cyane. Abarundi nibo bagenda batubwira ko badukurikira, bagenda batwereka ko baturi hafi, ko dukorana bya hafi. Ndabashimira cyane rero Abarundi. Ngashimira abantu bo muri Zambia, namwe ndabashimira. Abumva ikinyarwanda muri Zambia ndabashimiye cyane. Thank you so much kubumva icyongereza muri Zambia. Muri abantu b'abagabo namwe ndabashimira. Imibare iragaragaza ko byibuze niba dukurikiranwa n'abantu 10,000 cyangwa 20,000, 2,000 nibyo muri Zambia. Ngashimira cyane Abanyamerika, abantu muri Amerika, muri USA gutyo, namwe ndabashimira cyane. Abadiaspora bakavukire muri Amerika ndabashimira namwe. Biragaragaza ko imibare myinshi idukurikira iri muri Amerika. Namwe mwarakoze cyane kandi turacyabashimira ko mukomeze kutuba hafi. Ngashimira nanone abantu bo muri Uganda, namwe muri abantu b'abagabo. Muri Congo ndabashimira kabisa, mugenda mukora ibintu byiza cyane kudushigikira. Hari abantu rero mumaze iminsi munyandikira mumbwira ko hari impano zigiye zitandukanye mufite mushaka kuza kugaragaza kuri TV yacu. Ni karibu. Hari abantu bagera kuri 5 twari dufitanye gahunda yo kuzabafasha, ariko yatinzeho bitewe n'izindi gahunda twari turimo. Ibikorwa cyane byari biri gukorerwa muri Ngoma, ariko bitewe n'uko bari mu majyepfo byabaye ngombwa kuba bategerejeho. Nta kibazo, ntabwo twabibagiye kandi si no kubatererana. Abari muri Kayonza mwadusabye kuza gukorera kuri televiziyo yacu, namwe ntabwo ari ukubibagirwa, ahubwo nuko tukiri kubitegura neza kugira ngo tuzaze dukora ibintu bifatika. Ikindi, iyo umuntu asabye gukorana natwe nguko nagiye mbibasaba ababikoze, hari video mwaka ira video ngusaba na audio, hari igihe ubima utinze. Hari abantu nabwiye kunyohereza ibyo bintu audio na video kugira ngo numve talent zabo, bikaba ngombwa ko bagatinda kubima. Ugasanga igihe twateguriye shoot cyangwa igihe twateguriye kubajyana muri studio, tugasanga byarenze itariki namuhaye akazirenze atarabima. Urumva niba yabimaye atinze, abandi kuri uwo munsi twari gushutinga aho abandi babimaye hakiri kare bagakora,
ntabwo ari ikosa ryacu, ni ukutubabarira, ntabwo ari ikosa ryacu, ubwo ni uba watinze kuma ibyo tugusaba. Ubwo iyo ubiduhaye hakiri kare turakora tugakorana nk'uko mugenda mubibona. Rero ubwo nawe ushaka kugira ngo uze ugaragaze impano yawe, tubikora ku buntu, nta mafaranga tukwaka, aho uri turagufasha, tukohereza tike ukaza aho turi bushutingire. Ubwo ibijyanye n'aho uri burare nitwe tubimenya, ibyo uri burye nitwe tubimenya, tugufasha kugira ngo wowe ugaragaze impano yawe. Nta mafaranga tukwaka, ni for free, ibintu byose ni for free. Ariko dukorana n'abantu bafite ubwishingizi mu kwivuza, kuko iyo uri kuri tele turi gushutinga ushobora kugira accident ugasanga bisa mu bitaro. Ubwo umuntu ufite ubwishingizi mu kwivuza nta kibazo, turakorana nta ribi, n'utaba ufite ubwo nawe arasabwa kubushaka. Nanone hari abantu bagenda hari abantu tugiye gushimira mu ruhame bagiye bagaragaza urukundo kuri TV yacu cyane. Buri video dushizeho ataranayireba ahita atera comment. Abo bantu ndabashimira cyane, kuko abagaragaje umuhati we basi ataranareba video, akibona notification ko video yasohotse ahita azaga akajya muri comment akavuga ati gutya na gutya. Ndabashimira cyane, muri abantu b'abagabo. Abo bantu rero nabo nibonagira ngo mbabwire, ndashimira cyane umuntu bita Niyitegeka Pacifique, ndagushimira cyane, big up. Niyo Mwungeri Enoke, uri umuntu w'umugabo. Yves Iradukunda, uri umuntu w'umugabo, mwana namubonye, ndabona comment yateye ari gushimira abantu bamusapotinze, nawe yakoreye aha kuri TV, hari indirimbo yakoze, yarabashimiye cyane mwese mwayirebye, n'abayisharinze n'abayirayikinze, yarabashimiye cyane. Nkundukije comedy, mwana mufollowinga kuri channel ye, mukanamusapotinga nawe, kuko nawe yaragerageje kabisa. N'abandi benshi muzajya mubabona, n'abandi tuzajya tubabereka. Hari undi witwa Hasi 250, yarakoze cyane. Frank Ivan muri Kenya, ndagushimira cyane. Party Lyrics, mwajya no kuri channel ye mukayisapotinga nawe, akora ama lyrics ameze neza. Indirimbo igisohoka iyo ariyo yose ahita yikora lyrics ako kanya, ahita yiguha. Akorana n'abahanzi bagiye batandukanye, bamaze kwandika indirimbo bamuha amagambo bakoresheje, agahita ayikorera lyrics. Iyo channel nayo mwajyaho mukareba, mukamufollowinga. Umuhoza Janine Paul warakoze. Umwete TV, thank you so much. Pianist Joshua, thank you so much. Murungi Darian Bota, thank you, no muri Zambia. My saving channel, thank you very much. He TV show, thank you very much. Hirwa Eric Rwanda, thank you so much. Muziranenge Clementina, thank you so much. Nsenga Vicky, thank you so much. Umwari Keri, thank you. Niyo Mushuti Teofile, thank you. Yves Didier, thank you. Dushimimana Emmanuel, thank you so much. Wanyirigira Flori, thank you. Abasaruzi family, thank you so much. Uranyuze TV, thank you so much. Uranyuze. Wayisenga Aria, thank you. Esther Iradukunda, thank you. Steven Enoki Piano, thank you. Mani Zabayo Rike, thank you. Ni benshi cyane. Alicia K 2020, thank you so much. Jojo, thank you so much. Elia Bizumuremyi, thank you so much. Esther Iradukunda, thank you so much. Steven Equinox Piano, thank you so much. Peacemaker Nyigisha TV, thank you so much. Muigane Christian, thank you so much. Uri umuntu w'umugabo. Kampira Rine, thank you so much. Sabesalo by DJ Claude, thank you so much. Uturi hafi Murenzi Eri, thank you so much. Ibidasanzwe TV, uyu muntu namugarukaho. Ibidasanzwe TV kabisa,
ntabwo muzi sinzi n'aho atuye ariko aho uri wumve ko uri umuntu w'umugabo ugerageza kudusapotinga cyane Ibidasanzwe TV. Nifuza no guhura nawe, nimero yanjye iri ku kiganiro hasi irapininze, wanyandikira nkabona contact zawe kugira ngo tuze kuganira kabisa. Ugaragaza support yawe urayigaragaza ku buryo bukaze cyane. N'abandi mwese mwagiye Byishimo Official nawe ndamushimira, n'abandi mwese ni benshi cyane ntabwo twabarangiza, ariko ndabashimira cyane, mwarakoze kabisa, mwarakoze mukomeze kugaragaza urukundo rwanyu. Reka mbabwire ngo rero mukomeze mukurikirane update zo kuri Peace Music TV, muri abantu b'abagabo n'ubundi bufasha mwakenera muzajya mutubwira tuzajya tubafasha, kandi reka mbabwire ko hari byinshi bigiye kuza. Mbabwira ko tugiye guhindura amazina n'ibirango bya TV yacu, mujye mukomeza kubikurikirana. Hari izindi content nyinshi tugiye kuzana, niyo mpamvu tugiye guhindura n'amazina. Murakoze cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana.